Wamubonye muhitemo inchwe mama. Ayo mashyi menshi ni muntu. Mutambuke muhatwika umunsi n'uwanyu. Nuriya w'inyuma wambaye marinette nanone nawe natambuke ahitemo we, hanyuma nawe bagende bajye gusangira. Nuko nguko no mu ijuru bizagenda niko bazadutoranya. Rotipe nawe hita ureba mu mwana ariko witonze cyane. Inchwe mama. Ayo mashyi menshi ni muntu umwe kagira Imana mwe bajya gusangira. Nawe hita ureba mu mwana ariko no twigendere rata. Nawe tambuka ureba umwana ata nkweho umwami yakuye busikete. Ayo mashyi menshi ni muntu rero batambuka. ngo nci nyuma ahubwo uzahora n'ibicece n'ibiceri byo kuhaha ubundi amashyi avugira icyarimwe. Ariko ayo mashyi mwayatanze mwuka byarame. Arisha akantu hari agafiriti yego avuga ati ndaguha n'agafiriti uzambyarire fisi na fiyete tube mu muryango w'amafiyeri. Ayo mashyi akira agafiriti sha. Afrika wakira agafiriti rwose ubundi Afrika ibiyanyo mwembi. Afrika ni utahiwe. Ndaguha akanyama uzambyarire kanyana na kanyange. kuduhereza kugira ngo twakire abashyitsi b'imena nkamwe. Maze rero murakoze, mureke mbanze murebere ibimukwiriye mwabana mwe bazakora ikosa, kandi murabona ko iyi nk'uko koko wabivuze twari tubizi neza ko umuryango wa Twagiramungu ufite isabukuru umubyeyi wanyu kandi ari nawe wawe. Rero urabizi kuva na kera iyo ntabwo nari kwicara umwanya munini ntavuze nti ibirori byiza. Ngwino sha, ngwino umusaza aragushaka, ngwino. Ubwo baradutwaje. Nari merenyereye yuko umuco tuwusangiye, nari ngize ikibazo. Aradutwaje ntago tumwikoresha. Umwana nk'uyu se utangira uvunisha umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu, ubwo yazabasha kurwubaka? Noneho nyabo egera hino, ndabona so yakubwiye ngo umutwaze. Ndabizi inyota ndetse n'urugendo ntago byakugwa amahoro, ariko Kristo haryo ugize ngo iyi nzoga ni iki? Ni intwererano. Ubwo nukuvuga ngo kwa Twagiramungu dukeneye intwererano. Ntago muyikeneye, ahubwo mu muco nyarwanda iyo umuntu yaje kugira ngo mwishimane aranagutwerera, ni ku muco nyarwanda uvuga. Ntacyo, reka zijye mu zindi. Yego murakoze. Noneho unyemerere uyu mukobwa nawe yo kugenderaho. Bino ndamutse nyabo. Aho kera nawe utsirike iyi ngwagasi y'icyaka. Uje twe n'umuryango mperekeje
tubwire ibyishimo biri ku mutima wacu, wenda ntitwabura n'ikindi twabasaba. Murakoze. Nse Kristo, Karame uje utangiye kuntwerera inzoga yo kugira ngo unansabe n'umwanya wanjye. Kugusaba ni ngombwa. Nzi ngombwa. yuko wari kubaha n'umusaza twaziye umunsi mukuru w'isabukuru yiwe, kugira ngo nabo bana bari inyuma yawe ndetse nabo munganya uruhanga bongere kumwibuka. None abaye uretse gakeya tukabanza tugakora iyo gahunda twari turimo. Ntago mbyanze, byari ukugira ngo nanjye nk'umuryango naje ndangaje imbere, uwo mubyeyi uze kuduha umwanya utumukore mu ntoki, tumushimire ko Imana yamurinze ikamugeza muri iki gihe amahoro, ko yatubyaye hakatwuzukuruza. Nicyo nta kindi, ntago mbarogoye mu birori byanyu, gusa muze kureba ko mwatugenera umwanya natwe tumushimire. Umuyobozi wacu twari twashyize ku ruhembe rw'ibumoso, ndagira ngo akomeze arebe aho twari tugereye, two guca rwose ikiganiro n'abo ngabo babashe gutarama, kandi dutaramane twishimanye, dutaramanye duhuje urugwiro, imbaraga n'imbaduko bituranga tubihorane. Mureke rero dukomeze ikiganiro. Urakoze cyane. Rero twari tugezeho n'ubundi aka kanya, twari turi muri wa mwanya nk'uko data yawukubwiye, ariko dawe nari ndimo mbona gahunda zirimo zisa n'izigenda zigana ku musozo. Uyu mubyeyi watugendereye no kuri uyu munsi, wamubanza mbere yuko dusoza tukaza kujya mu bindi, amaze kutubwira ijambo ryiza yaduteguriye no kuri uyu munsi. Wari ku bikingi by'amarembo, ngira ngo uri kureba utu dusozi twiza twa Karongi na Butwa. Yego. Ngira ngo uri kutureba twonyine. Yego. Ngiye kumva numva uravuze ngo hari abaje batugana. Uzi ukuntu byagenze ibyo bintu? None aba baje batugana aho nibaguhaye iyabo? Reka nkubwire ukuntu byagenze. Numvisha ingoma zihinda mu kanya, izindi zisukiranya cyane zerekejwe n'amajwi meza cyane azira amakaraza. Ndatatabaza ntimudutabare, turatewe tugikikuka cya gikingi cy'amarembo, ya marembo atari amarembero, waharembeye nta harambira araharamba, karirimba twari tubitegeye neza. Babateye ka karirimbo bati, niki cyatuma nagushimira Nyagasani, kwari wowe nkesha byose, nabuzwa niki guterura ndirimba mvuga nishimwa Nyagushimwa. Bamaze kwitsa icyo gitero bidutera kwikiriza, ndangije ndababwira ngo murisanga mu gitaramo. Dawe wagize ngo suko byagenze? Yambere n'ubundi wabitangiye, kandi umugabo n'usoza umutumwa bw'abamutumye. Yambere wamfuraho. Hanyuma rero bujeni nk'uko nabikubwiye, buriya hari igihe umuntu ahaguruka yagera mu birori by'abamutumiye akanezerwa akishima, hanyuma bikamwanga mu nda, akumva wenda hari n'abagabo, si byose, hari n'abavuga iribari ku mutima. Niryo rero ryangenzaga mubyeyi. Hanyuma rero umwanya mwiza umpaye, nagira ngo umwana twagendanye yigire hino, hanyuma hari inzoga nziza twagendanye kugira ngo two kuvugira ijambo ku busa. Reka tumwegere umubyeyi amasanganira maze uje. Karame. Iyi nzoga niyo gusaba ijambo, nubwo mwarimpaye yombi niko Kristo. Karame. Kandi izina ryawe koko nidusabe.
kumwakirana yombi ukamesha kumwe. akira mubyeyi. Ariko ubundi bwo ukunda ubuhake arabukeza, emera rebe guhakwa. Murakoze. Yego. Iyi nzoga nayo ni intwererano. Oya. Nayo ni Oya, iyo ni kanywa wabo. Ni kanywa baga. Kanywa wabo. Yego. Ni inzoga yo gusabiraho ijambo. Mva bari hafi. Gira hino muko. Nganje. Uraho urwo rukoma turebe. Iyi nzoga yavuye mu Kingogo. Kingogo kera hajyaga haba imizinga hirya hejuru mu myanya misozi. Nibiracyahari? Irahari n'ubu. Rega ntugire igishyika, washyitse kandi washyitse mu banyu, washyitse mu bacu. Iwacu buri gihe cyose umushyitsi aba ari umwami kandi aba ari umutware. Niyo mpamvu wadusabye n'umwanya tukawuguha. Iyi nzoga rero reka tuyisangire nk'uko wayizanye kugira ngo tuyisangire tubiganirireho. Uraba wihanganye? Ndihanganye rwose. Nanjye ndimo ndayumviriza, ariko njye ndumva iryoshye nubwo utari wabivuga. Mureke iyi nzoga tumwemerere ayivugireho ijambo. Ntimwumva? Nimubamera amashyi. Totore ubuyobozi. Oya, buriya mu muco wacu ngo akababaje umugabo karamuhagurutsa. Ntabwo navuga ni kuko ijambo ngiye kuvuga ni ry'agaciro. Umuryango wa Twagiramungu batugenzaga babwira yuko ubwo twari twicaye mu muryango wa Sagahutu tugira abana benshi, haje guhagurukamo umwana umwe ariwe Hakizimana Afurika. Aratubwira ati babyeyi rero, ati ndambiwe kurara mu kirambi. Ati ndikora mu mugongo singezeyo ukuboko. Ati ndifuza yuko naba umugabo mukanshyigikira. Tuti se wa mwana we, kushaka kuba umugabo turagushyigikira gute? Umugabo ko adaterwaho undi. Nubwo umugabo adaterwaho undi, ariko nta mugabo umwe, nta mugabo wigira. Ati rero ndumva imyaka maze kuyigira yo kuba nagira umuntu nakwifuza yuko mwazajya kunsabira. Noneho umwana yatewe n'amashitani. Nuko turavuga tutariko umwana wacu n'umukirisitu nta mashitani aba kwa Sagahutu. Buri uriya mwana ashobora kuba afite ikibazo koko. Nuko turamwumva ati mwagiye, ati kwa Twagiramungu hari umwana nakunze witwa Nyirarukundo Alice, mwagiye nk'ababyeyi mukajya kuganira n'abandi babyeyi mukababwira irindi ku mutima. Tuti se we ntabwo wakwigerayo iby'iki gihe ko bisigaye bigezweho? Ndati ntabwo nari nacika, umuco ntiwari wacika iwacu.
nta mwana ujya kwisabira, ahubwo ababyeyi ndifuza yuko mugenda mukaganira n'ababyeyi ba Nyirarukundo, hanyuma mukababwira irindi ku mutima. Nuko tubitekerezaho dusanga kuko ari byo, turavuga tuti koko umwana wacu amaze kuba mukuru, reka tugende mu muryango wa Twagiramungu tubabwire icyifuzo cyacu. Turaza muratwakira, dusaba irembo, murariduha. Turangije gusaba irembo muri duhaye, turarifata. Nyuma yaho, hanyuma rero hatubwira ngo ariko nubwo tubahaye irembo, nimuba basendataze, hano hari abagenda abantu benshi cyane ko Twagiramungu atuye ku nzira, ku muhanda munini wa kaburimbo, haca abantu benshi, haca imodoka nyinshi, haca ingeri zose. Uzinjira ntabwo tuzamuhagarika. Nuko turabwira tuti ntabwo turi basendataze, tuzabanguka. Maze rero Eugene, ubu twaje muri uyu muryango tugira ngo dusabe Nyirarukundo Alice. Mutwemereye ababyeyi, n'ubundi turabizi ko musanzwe mubitwemerera, ariko nubwo mubyemera turongeye turabinginze mwaka byaramwe mudufashe dusabe Alice. Murakoze. Bose bo mu muryango, abahungu bose babonye bitwa ba Rukundo. Abakobwa bose uri kubona ahangaha bitwa Nyirarukundo, kuko urabizi neza yuko Joseph cyangwa uwo twita Yosefu mu Kinyarwanda ari we Uwiteka Imana yo mu ijuru yahaye ububasha hano ku isi kugira ngo yitwe ise wa Yesu cyangwa Yezu. None rero ubwo ngubwo uri kumva nta kinyuranye kiri mwaho ngaho. Niyo mpamvu rero n'ubundi Nyirarukundo cyangwa Rukundo, ayo ni amazina abiwacu kandi yumvikana. Mumbera amashya, amazina arahari koko nibyo. N'ubundi ntore yishakira inzira, nawe wiharuriye inzira. None se ko ari bose bitwa gutyo, uramusabira nde? Urasaba Nyirarukundo we. Urakoze cyane. Uje ntago nsaba Rukundo, nubwo urukundo mu rusanganywe, ariko byose bikubiye muri Nyirarukundo. Byose bikubiye muri Rukundo. Bikubiye muri Nyirarukundo. Nta Rukundo nta Nyirarukundo, byose ni kimwe. Burya uburinganire bwararengereye nimba ari uko bimeze. Nimba byarabaye Nyirarukundo atari Rukundo, ubwo uburinganire bwa bugeze aho burengera. None se ntago bwarengera, koko leta yacu kuyizi yashyiraho ibintu birengerera abaturage, bibaremerera. Uburinganire ni gahunda ya leta, namwe murabizi. Ubwo se ni gute twabukoresha mu buryo burengerera abaturage? Narinzi yuko urukundo ari rwo ruza mbere ya Nyirarukundo. Ubwo ndi kumva mwarabihinduye, iterambere rirahinduka cyangwa rigenda rihindura byinshi, ariko ubundi bwo waretse nkakwira Rukundo. Ega nakubwiye nta Rukundo nta na Nyirarukundo, bose ni kimwe. Ashima. None se Kristo, Karame Buje, urasabira nde? Nabikubwiye
ni Hakizimana Africana. kandi mwagendanye, muri kumwe mwagendanye? Ntabwo ari kure, niyo tutanagendana ari hafi aha ngaha. Abarimo kwitoza ari no mu itorero. Igihe cyose wahita umubona. Urakoze cyane. Ngize ngo mwagendanye akaba ari kumvira z'abasaza batarama. Ubona rero ryari ko barindi kosa ariko wakoze kurikosora. Nibyo koko ndabyibuka mu gihe gishize hegeze haza umugabo ndetse n'intore yarayoboye, ndi kumva mwibuka neza yitwa Nkusi. Murabona turazanye turandasanganywe, yaje mu muryango we wacu ndetse asaba irembo turarimwemerera. Ni irihe rembo yasabye? Kurikirane ibyo byose ndi kukubaza uze kunsubiriza rimwe muvande, kugira ngo nanjye naza gutetereza abangiriye icyizere, kandi nanjye mfite umuryango nkomokamwo mvukamo, nk'uko nawe ufite uwo ukomokamwo ari nawe uvukamo. None rero urambwira iryo rembo yaje gusaba ari irihe, ndetse unambwire na Nyirarukundo uri gusaba muri abo ngabo dufite. Ndetse nugira amahirwe ushobora gusanga n'abari hano hafi, ariko ari Mutumwinka harya yagiye kwiga muze. Aherutse kujya kwiga muri Amerika kandi ntaragaruka. Ubwo uri kumva rero urashakira mu bandi, ariko uri kumva ko Mutumwinka we atari hano, yari yaragiye muri Amerika kwiga. Ubwo rero uratubwira Nyirarukundo uri gusaba uwo ari we, unatubwire n'irembo wasabye iryo ari ryo. Murakoze. Asaba irembo iryo twari twamutumye ni rya Nyirarukundo Alice. Ni irembo risohoka umugeni rikinjira inka. Hanyuma rero icya mbere ndumva ngishubije. Icya kabiri, Nyirarukundo Alice natwe twaje tubizi neza yuko arimo kwiga muri Amerika, ariko mu gihe gishize twaravuganye, dore ko ikoranabuhanga ryaje, turavugana atubwira ko ku munsi nk'uyu nguyu kuri iyi tariki ya 22 azaba ari mu muryango wanyu. Uwo Nyirarukundo rero wiga muri Amerika, ariko kuri uyu munsi uri mu muryango uhari n'uwo dusaba. Kumva Nyirarukundo wasabye ukongeraho n'irindi zina ryiwe, kuko ise yamubyaye amwita Nyirarukundo, ndetse hari abandi baje badutoza iyobokamana, ndetse tutarabona iyo mana, ntabwo turayibona. Batubwiye ko iriho, turayiyoboka. Iyo mana twayobotse, abakozi bayo, abapasiteri ndetse n'abapadiri ni benshi bayikorera, natwe turayikorera, bamwita Alice. None Nyirarukundo ushaka ni uwuhe? Ni Mutumwinka Nyirarukundo Alice? Reka nkubwire. Nyampinga? Oya, ntago ari Ampinga. Umukobwa jana? Ntago ari mukobwa jana, ni Mutumwinka. Urakoze cyane. Noneho rero nimba ari mukobwa jana we nakubwiye ko, ndetse nabo turi kumwe aha ngaha babikubwiye neza ko yagiye muri Amerika. Ubwo rero muramutegereje wenda nko mu cyumweru. Ntago ari mukobwa jana, ni Mutumwinka. Ni Mutumwinka. Ngaho ujya mbere, komeza. Mumumpera amashyi. Buje igira hino tubashimire. Ngwino sha, ngwino. Inzoga z'amoko yose bazi ko zo mw'abantu, nimba ari ukugira ngo tubahereze uvuye muri Amerika gusa, ntumbaze.
iyi si ipfana iki n'iriya yabanje ipfana iki? zose bazita iyi ni inkangaza cyangwa ni inturire? iyi ni inkangaza. Ego urashaka kunkanga? Oya ntabwo ngukanga, ariko nambeho mfite ese niyo nagukana gukanga iwawe naba nkabije. cyaba ari ikibazo urebye n'izi ngabo zingana gutya